uko wakwatsa inyenyeri yo gukorera Imana. Ibyahishuriwe Yohana igice cya 2 umurongo wa 28. Kandi nzamuha inyenyeri yo mu ruturuturu. Niko uwo murongo uvuga. Akaba ubashiriramo mwese muurebe. Haravuze ngo kandi nzamuha inyenyeri yo mu ruturuturu. Yego, uyu murongo ni mugufi ku buryo uri bufate no mu mutwe. Kandi nzamuha inyenyeri yo mu ruturuturu. Aha turi kumva inyenyeri yo mu ruturuturu, numva inyenyeri ubundi ni Yesu Kristo ubuvuzwe. Inyenyeri yo mu ruturuturu, inyenyeri ifite ubusobanuro bwiza buryoshye. Inyenyeri ni izina ry'icyubahiro, inyenyeri ni izina rishyizwe hejuru. Inyenyeri nzagenda nyisobanura gake gake ndacyafite iminsi ihagije, ariko abandi norohereje mu mutwe. Ariko muracyabona inyenyeri abantu bajya hanze we cyangwa i Kigali ntizihaba. Siko nteruka kujya hanze ngo ndarame ndebe faya, ndaza kujyaho ndebe inyenyeri. Inyenyeri murazizi ko umuntu ashobora kureba. Inyenyeri ziba hejuru. Inyenyeri ziba mu byatsi ni zimwe bita inzababa. Akabana bavugiye kwa Nyirinkwaya mbacanga. Inzababa ni inyenyeri ziba mu byatsi, ni agakoko kaka twajyaga tudufata kakajyana mu rwa akagero kakanga kwaka kuko kakiraga mu byatsi. Natwo sinkitubona kuko sinkijya kwahirira inka. Ariko Mana warakoze ubundi reka nshomba abantu nashombye inka gihe kinini. Na Petero yabaye umurobyi w'amafi, Imana imugira umurobyi w'abantu. Igihe kimwe asubira kuroba ifi ziramubwira ziti ntabwo uri butobonerega, urakesheje rutatubonye. Bakubwira ko uzaroba abantu twarumvaga ugarutse ute ku nyanja kuturoba, Petero kutumva. Rero ndashimira Imana ko nanjye nabaye umushumba w'abantu. Aburahamu Imana aramusohoye ari mu gihe cyo kutabyara, iramubwira ngo rarama. Arararama abona inyenyeri. Imana iramubwira ngo izi nyenyeri uri kubona ni ku rubyaro rwawe ruzangana. Ariko hano uyu munsi ndashaka ko kubigisha uko wakwatsa inyenyeri yo gukorera Imana. Hari ibintu muba mwiryagaguramo ngo twavuga ngo tugiye kugusengera ngo twatse inyenyeri y'ubucuruzi ugasimbukira hejuru, twatse inyenyeri y'ubukire ugasimbukira hejuru, twatse inyenyeri yo gukobwa ugasimbukira hejuru, twatse inyenyeri yo kumenyekana ugasimbukira hejuru. Reka duhere ku nyenyeri yo gukorera Imana, niyo tugiye guheraho twatsa. Niyo tugiye guheraho twatsa uko wakwatsa inyenyeri yo gukorera Imana. Ibi bintu byose mushaka mbabwiza ukuri. Ibintu byose mushaka mudakorera Imana no kuri pe kugira ngo uzabibone pe. Reka nkubwire, singukure inzira ku murima ariko ngukure n'inzira ku murima. Kuko ndashaka, hari umuntu hano witwa Chantal Byukusenge aravuze ati Pastor Imana igiguha umugisha, Imana ndemeye ishimwe nkuko wabihanuye. Imana ndinze impanuka y'imodoka ku itariki 30 nongeye kubona ineza y'Imana kandi imbaraga n'amavuta kuri wowe. Rero izi nyenyeri zigombe zake, ntabwo twebwe ubundi duhanura impanuka dukuraho impanuka. Ndabyibuka kuko iyo mbonye impanuka simpanura ngo imbere hari impanuka, ahubwo Imana ikuyeho impanuka. Imana izakurinda umuntu ubona abantu bapfa, muhanuzi ubona mucika amaguru, muhanuzi ubona amasanduku ngo mbonye isanduku. Oya, igiguza n'umuhanuzi uvuga ngo nsohoye isanduku. Naho ubona isanduku Imana imugutsindire pe bwose. Hura n'umuhanuzi uvuga ngo nsohoye isanduku. Ntugahure n'umuhanuzi uvuga ngo mbonye impanuka. Jya uhura n'umuhanuzi uvuga ngo nkuyeho impanuka. Ngaba abahanuzi nababwiye mugomba gukorana nabo. Uza kuvuga ngo mbonye ngo ibyago biza, hura n'umuhanuzi uvuga ngo nkuyeho ibyago. Umuhanuzi uguhanura ibintu by'ibyago n'imikasiro, jya umuhunga nakubwiye kwabo bakorera mu kirere cya kabiri. Jya uhura n'abahanuzi bakorera mu kirere cya gatatu, bazanwa no gukuraho ibigaragara. Apana baza kuvuga ibigaragara, bakureho ibyo bintu byagaragaye. Ndashaka kubwira umuntu wese uri hano ko Yesu Kristo inyenyeri yo mu ruturuturu ari we Kristo,
arashaka kwatsa inyenyeri yawe yo gukorera Imana. Ariko ngiye kubaganiriza uruhare ugomba kubigiramo kugira ngo inyenyeri yawe yo gukorera Imana yake. Ibintu byose uzakora udakorera Imana ntibizakunda. Inyenyeri yose ushaka ari iz'abarozi bazimije tuzazatsa, ari izo batransfeye ku bana babo, ubwo ndi kuvuga abapfumu, tuzazatsa. Ari izo ubukwe, inyenyeri z'ubukwe bajyanye tuzazatsa. Ari inyenyeri z'ingendo tuzazatsa. Ariko reka duhere icyanditswe muri fondasiyo. Inyenyeri nshaka ko twatsa n'inyenyeri yo gukorera Imana. Ni ukuvuga ngo umuntu uri hano udakorera Imana ukaba waraje gutega agashyi ku migisha y'Imana. Igihe cyo gusaba umugisha ukaza gutega agashyi, ndagutangariza ko muri iyi minsi ibyanyu ntibihari. Ibyanyu ntibihari. Iby'abatega agashyi, iby'abacunga imvura iguye mukaza kureka, iby'abacunga ibitoki bihiye mukaza kurwina, iby'abacunga ipirawu ihiye mukitandira, ibi bintu ntabwo bihari. Ibi bintu ntibihari. Dore ibintu bihari muri ino minsi ni ibintu by'abakorera Imana. Inyenyeri yo gukorera Imana yake. Tugiye kuvuga ibintu bitanu bigufasha kwatsa inyenyeri yawe yo gukorera Imana. Icyambere, ariko ndashaka kureba nimba mwazanye n'amakayi n'amakaramu, kuko muri uku kwezi nzigisha cyane. Iyi nyenyeri nzayivuga nitonze, nta bintu byo gushikagurika, noneho byararangiye. Kandi ikindi, ndumva afite amavuta menshi cyane y'amagambo, dore ko n'Imana yambwiye ngo asama ngo ushyiremo amagambo uzakuramo ibintu byose ukeneye. Najyaga mbivuga, ariko wo twari kumwe Imana inyasamura ejo bundi yarabibasobanuriye cyane uko agafilime kagenze. Ikintu cya mbere ni ukwihana no kwegera Imana. Ko wakwatsa inyenyeri yo gukorera Imana, mutangire mwandika, mukanya ndaje mbasengere. Ni ukwihana no kwegera Imana. Habanza kwihana. Nsubiremo nkwihanangiriza. Kwihana ntabwo ari ukuba mu idini runaka, kuko hari amadini yishyizeho yumva ngo ariyo ya mbere yemerwa n'Imana, bitewe ahari na karagiteri, bitewe ahari n'igihe amaze. Reka mbabwire, nta dini na rimwe niri rizatujyana mu ijuru. Aya madini ni amadrese tubamo. Aya madini ni imiryango Imana yaduhaye kugira ngo tutaba twenyine. Ariko nta dini rizajya mu ijuru. Umuntu azajya mu ijuru kubera ko yakiranutse. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwihana ni kimwe, kwegera Imana ni ikindi. Tugiye kwiga uburyo wakwatsa inyenyeri yo gukorera Imana. Ibindi byose ni ibikabyo. Egera Imana ariko wihannye. Narakubwiye ngo ntugashake gukorera Satani saa 10 ngo uze guhembesha ku Mana. Gabanya imitwe. Ibintu by'Imana barabikorera. Imana ajyaga imbwira ko nzaba pasiteri nibereye iyo ngiyo, ndi kurwana n'umurimo w'Imana ntacika intege. Iri sezerano risohoye ryaravunikiwe. Ibintu byo kwihana no kwegera Imana ubyandika ahantu nk'inkingi kuri wowe ikomeye cyane, kuko hari abihannye ariko ntibegera Imana, hari n'abegera Imana ariko batihannye. Unyumvire filozofi irimo. Hari abantu begera Imana akamara iminsi 40, akava muri 40 akajya mu 100, akava mu 100 akamanuka muri 21, akajya muri 7 yo kuritura Yeriko, akajya muri 3 abayuda basenze, akagaruka muri 40 ngo Yesu yasenze, akegera Imana ariko nta gisubizo avanamo kuko yegera atihannye. Hakaba n'umuntu wihana ariko niyegera Imana. Inyenyeri zaka gute yo gukorera Imana? Banza watse inyenyeri yo gukorera Imana, Imana ikubone mu murimo wayo by'ukuri. Icya kabiri, kumenya impano Imana yaguhaye.
kumenya impano. Icya kabiri, kumenya impano Imana yaguhaye. Dore impamvu mutsindwa mukina mu mwanya utari uwanyu. Umukaseri yafashe umuzamu agatinyuka akawushyira mu bataka, akamushyira mu bataka, ikipe iratsindwa. Umukaseri yakoze ikosa ryo gufata umwataka akamukinisha mu izamu, ikipe iratsindwa. Nkurikira, hari abantu mutaramenya impano zanyu kugeza uyu munsi. Kugeza uyu munsi nimba utazi impano yawe, usabwe kutwegera tukagufasha. Kandi ikindi, nta muntu utagira impano. Abantu benshi mwibwiye ko kugira impano ari nk'ibi byacu tuza tugahanura, tukirukana abadayimoni, tugakoreshwa ibitangaza, tukabwiriza. Ubundi nimba wiyumvamo ko nta mpano ufite, reka nze nanaguhesha impano utiriwe ugikanyarira. Sibyo rata? Reka jyewe mpite nguhesha impano mu ijuru ry'abera, utiriwe ujya kuvuga ngo Mana ngo impano yanjye ni iyihe. Jya utanga, usapotinga abakozi b'Imana. Iyo si impano? Ese ugira ngo iyi mituku twambaye ntiyavuye mu mpano? Niyo myeru wambaye aho, niyo mihondo wambaye aho, ntiyavuye mu mpano z'abafite impano yo gutanga? Kuki mwumva ko impano z'Imana ari ukujya ku gatuti mugafata Bibiliya? Gutanga ni impano, gusura abarwayi ni impano, no gutwerera. Uzi ko hari igihe umuntu agwa invitation, ugatunga invitation nk'icumi z'abantu bagutwitwerereje, ufite ubushobozi ntutwerere, ntujye no mu birori. Wabuze impano igaragara ku gatuti, ubura n'impano yo mu ibanga. Uzi abantu bafite impano zo mu ibanga. Banza umenye impano yawe. Kabiri, numara kumenya impano yawe, uyikoreshe nguko uko impano, inyenyeri yo gukorera Imana yaka, nugukoresha impano yawe. Paulo umunsi umwe abwiye Timoteyo ngo sesa impano iri muri wowe, sesa impano iri muri wowe yake. Uri umurokore uri hano, uri umupene, uri umudive, uri umuyehova, abayehova bose sinzi nimba bemera n'umwuka wera, uri umugaturika, uri umusilamu, sinzi idini ufite, ariko ukaba utagira impano y'Imana. Inyenyeri yawe yo gukorera Imana irakite. Kumenya impano Imana yaguhaye biri mu bintu, kandi ukanayikoresha. Turebe icya gatatu. Nababwiye ko turi kwiga uko wakwatsa inyenyeri yo gukorera Imana. Turi mu kwezi kw'inyenyeri. Icya gatatu, gukora umurimo w'Imana utitaye ku mvune. Yego, gukora umurimo w'Imana utitaye ku mvune. Nivuga gukora umurimo w'Imana utitaye ku mvune, hari abantu babivuyemo ngo biravunanye. Abavuye muri korari ngo abaperezida barabavunana, ba dirigente. Abavuye mu ivugabutumwa bazi ko tuyayoragura ngo twarakize. Bati turebe uburyo twakoresha impano zitari izacu duhanure kandi ntazo mufite. Bamwe barabiretse. Umuntu ukora umurimo w'Imana yita ku mvune z'umurimo ntabwo atera imbere mu mwuka, inyenyeri ye ntiyaka. Aba ameze nka wa muntu uzahinga ngo nuko imvura yaguye 3-4 kandi ureba kuri ibyo ntabiba. Umuririmbyi ati tugende turira tubibira umwami, tuzatunda imiba tunezerewe. Umuntu wese ureba ku mvune, inyenyeri irazima. Turaza kwatsa izi nyenyeri z'abakozi b'Imana bari hano, impano zanyu ziraza kwaka. Inyenyeri yo guhanura no kubwiriza ubutumwa, inyenyeri y'Imana ikuri mu kanya. Turaje dusenge tubisengera zaka mu izina rya Yesu. Ariko ndumva ndi kwigisha. Hanyuma rero numva ko turi ku cya gatatu cyo gukora umurimo w'Imana utitaye ku mvune. Nzana umugabo umwe witwa Nehemiya, wavunitse agakora afite abamuca intege,
ba Tobiya na Sani barati ariko akadesida kavuga ati n'ingumi zazamo turafata ikintu cyitwa ndafata ikintu cyitwa intwaro n'ibikoresho by'inyubako ajya kubaka yiteguye no kurwana kumvune hari abantu bakoreye Imana bavunika batagira ababasapotinga batagira ababafata. Yohani yabwirije ubutumwa mu butayu, abwiriza ubutumwa nta umuha kayawurute, abwiriza ubutumwa nta umuwokereza kaburusheti. Wumve ko hari naho yageze kamera iraza ati mwabana b'inshira mu bundi ndababwiye ngo muzinyu uzatera. Abwiriza nk'ubuki bw'ubuhura, abwiriza Yohani we ariko niyita ku mvune agumya gukora umurimo. Hari abantu bakoze batita ku mvune nduguyangu, nujya kureba ku mvune ntabwo uzakorera Imana. Akenshi nanabamara ifemba abantu mwari mufite ifemba, ushobora gukorera Imana i Burundi ikazaguhembera Kinshasa, ushobora gukorera Imana mu cyaro ikazaguhembera mu mujyi, ushobora gukorera Imana mu Rwanda ikazaguhembera mu Butaliyani. Kora utitaye ku mvune, ahubwo wite kwiha agaciro imvune uvunika, ntiwinubire mu murimo. Ibyiza biri imbere, inyenyeri iraka yo gukorera Imana. Buriya mu buhamya bwanjye batanze hari ikintu bibagiwe. Hari igihe nagiye kubwiriza njye mbyarabambaze, Imana intuma mu majyaruguru ku kirenge cya Ruganzu, irambwira ngo hari korari zirimo zisenga. Wa mubyeyi Mama Fazili niwe wantwaje Liyonse. Nagiye nunamye ntabasha kwicara, Imana intumyeyo, ndagenda nkora umurimo, ndataha ngeze mu rugo Imana irambwira ngo kubw'iki ukoze ngiye kuguhemba. Igihe cyose uzakorera Imana witaye ku mvune, inyenyeri ntizaka. Ariko iyo ukorera Imana utitaye ku mvune uvunika, inyenyeri iraka. Inyenyeri zo gukorera Imana nizake. Muve mu mipyinato, muve mu makofe y'abandi, muve kuri konte z'abandi, muve ku biceri by'abandi, murebe Imana mutitaye ku mvune. Nushaka ukore nutaha uzurya ibirayi bitagira ibitungurusumu. Icya kane, kwicisha bugufi no kwiyegurira Imana. Naje mbisobanure. Ndajya nsoma no ku mazi mwihangane, mazi iminsi rwose muhogo utameze neza ariko biraza kumera neza. Kwicisha bugufi no kwiyegurira Imana. Hari abantu mushaka gukorera Imana saa sita, imirimo ya saa 9 mukayikweba. Hari abantu mushaka gukorera Imana mu kuririmba ariko gufasha umurimo w'uburirimbyi. Gukorera Imana ntuyiyegurire. Kwicisha bugufi mu murimo, mwiyoroshye. Reka mbambwire mwe bagenzi banjye dutaramanya hano, mwiyoroshye, muhinde gake, mumanuke muce bugufi. Imana nimba waragize amahirwe ikakwifashisha kugira ngo ikize abantu, wibikandagiza abantu. Iyo wizamuye inyenyeri irazima, ariko wicisha bugufi inyenyeri iraka yo gukorera Imana. Mugabanye ibikabyo, mugabanye imihindo n'akajagari, muze twiga uburyo izi nyenyeri zakwaka. Kwicisha bugufi no kwiyegurira Imana. Wishaka kuza kuririmba ariko nta gisorori cy'ibiryo tubona ku muririmbyi wabyaye. Ririmba ariko tubone n'isombe ku muririmbyi wabyaye, sibyo? No, ririmba ugorora umuhogo ariko tukubona usapotinga umwe muri mwe wabuze uniform. Ririmba ariko wariyeguriye Imana. Wikwiha Imana igice. Wishaka guha Imana igice cyo ruguru, icyo hepfo ngo ugitange. Sibwo ibyo mvuze ntubyumva mu marenga nto. Kuki tukubona muri korari mu murimo mwivuga butumwa mikrofone iwayihaye igice cyo hejuru, ariko icyo hepfo wagitanze mu marogi. Fire. Ndashaka ko wiyegurira Imana hose ariko
kuki ushaka gufata mikrofone ugasobanura ijambo ndetse no kuturusha, ugashaka guhanura ndetse no kuturusha, ugashaka kuvuga indimi nyinshi ndetse no kuturusha? Umuntu yakureba igice cyo ruguru akabona wagezeho niwe mukozi w'Imana, ariko igice cyo hepfo ko cyanze kwiyegurira Imana, bite ndu abinyuma turi kujana cyangwa mwagiye? Mwiyegurira Imana hose nyine hose. Ariko use nta mu president tuzi wa korari wateye abaririmbye inda agahera ku hejuru kuboroheje akamanuka akageza no kubakomeye? Ntitubazi se? Kimwiyegurira Imana mu kanwa mugahogoza, ariko ikindi gice kigasigara inyuma. Inyenyeri yo gukorera Imana izakite, inyenyeri yo guhimba indirimbo izakite, inyenyeri y'akanwa izakite, igice cyo hepfo inyenyeri yarazimye. Reka mbabwire, mwiyegurira Imana, mureke ibintu byo kuvanga ibyera n'ibyirabura. Tugeze ku cyanyuma, kugira icyerekezo n'ishyaka. Aha hantu rero reka mubwire, wowe umaze igihe kundusha mu bintu bigiye kwatsa inyenyeri yo gukorera Imana, abantu bakakureba bati dore umukozi w'Imana, n'Imana yakureba mu ijuru iti mfite umukozi. Kugira icyerekezo n'ishyaka. Eliya yakoze afite icyerekezo, aravuga ati bizanga bizakunda icyerekezo mfite ni ukurangiza iyi Mana akazi y'uyu mugore. Icyerekezo. Ukicara ukavuga uti yewe icyerekezo ubundi mfite muri uyu murimo ni iki? Ubundi nzaba iki? Nzaba mansera, nzaba erega namwe turabubaha abamansera muterane hano turabubaha, ahubwo uzikwemera. Ariko nde abamansera nemera ni babandi nyine bakora ibice byose byiyeguriye Imana, atari cyo hejuru gusa. Kuko namwe muraboneye ariko si mwese, muraboneye ariko si mwese. Ngewe ndabubaha abamansera mwiyeguriye Imana, mukavuga muti twebwe tweguriye Imana, twemeye kuzagira gute? Kutazabyara tukoboka inzira yo gukorera Imana. Ariko rero namwe abapadiri n'abamansera muteranye inama byihuse Roma kwa papa, ibi bintu bitazanabasohoreraho byo kupfuta byaye, ndabasabira abana rwose pe mubyigeho. Umusaza twashyizeho muri iyi minsi, nyakubahwa ukuriye abagatulika, iki kintu mukigeho, mwororoke mwororoke. Kuko ariko iki turakibashimira, aba bantu mwavuze muti twebwe turabona kugira ngo umurimo w'Imana tubemo nta birantega, nuko tureka kubyara tugakora uyu murimo. Mukagira gute? Mwagize icyerekezo. Ariko ndashaka kuvugana n'umuntu ugira icyerekezo ntagire ishyaka, nkavugana n'umuntu ugira ishyaka ridafite icyerekezo. Ni ibintu bigomba kugendana gutya. Icyerekezo, ishyaka, icyerekezo. Kuko hari umuntu ugira ishyaka ariko ukarebera ishyaka ko ridafite icyerekezo. Ese umuntu ufite ishyaka ryo kuririmba ndetse agashaka kumva ashaka kuririmba mu isi no mu ijuru, ubwo ibyo ndi kuvuga murabyumva. Se ntabo tuzi Imana ahaye impano zayo mukaba mwarazihinduye zo guca inshuro. Ubu ntaba Imana ahereye impano mu rusengero z'ubucuranzi zo gucuranga senti na gitari, ikabaha impano yo gucuranga inyuze no mu bantu bakabarihira mukiga. Imana ikabaha impano muri imbere yayo kugira ngo mujye muyicurangira. Ntabwo muri kujya gucuranga mu bisope hirya iyo ngiyo mu kabari, ntabwo muri kujya gucuranga ibitero birimo za kiriwaya na kiri. Ariko mugira n'umutsi, reka mbabwira, mugira n'umutsi ukomeye. Warangiza bahamagara abakozi b'Imana, ati inyenyeri yo gukorera Imana, ureka ibintu byo gupacapaca aho ngaho. Ubihuza. Ubundi ibi bintu bihuza gute? Ubihuza gute gufata impano Imana yaguhaye yo gucuranga ukajya gucurangira abasinzi? Haba bite byanyu? Iyo mudatekereje ntimunareba, iyo mudahumuriwe basi ntimunakanura. Ni gute ugira gutya ugafata gitari yo mu nzu y'Imana cyangwa senti Imana yaguhereyemo impano ukajya kurara ucurangira abasinzi n'abasambanyi? Ibi bintu bihuza gute? Bikora gute? Ku mugani wa cya kiganiro bikora bite?
ibintu bikora biti bako muzaze munadusobanura ukuntu mubikoresha bigakunda nimugire umutima ubarya iyi nyenyeri yo gukorera Imana izaka gute utagira ishyaka mu murimo ukererwa ngo wahuye na mbutiyaje uteranira igihe ushakiye waranze kujya guterana ngo insengero zawe barazifunze ese insengero zose ziri mu gihugu zirafunze none si inyenyeri zakite utayikoresha nimba ufite inyenyeri yo gusenga yarazimye kubera ko udasenga senga nimba ufite inyenyeri yo kuririmba ikaba yarazimye ririmba no mu gikoni jya uririmba no mu nzira jya uririmba ririmba haleluya ririmba nyenyeri yake yo kuririmba tugiye kwinjira mu mavuta yo kwatsiza inyenyeri nimba uri umuvugabutumwa reka kurwanira amaradiyo n'amateleviziyo n'ama-YouTube channel uzungurukayo vuga ubutumwa no mu marembe wawe vuga ubutumwa no mu rugo vuga inyenyeri yo kuvuga yake inyenyeri yo gukorera Imana nimba watangaga ibiryo kwa muganga ongeraho n'ibinyomoro inyenyeri yo gukorera Imana yake muriro w'Imana wake muri wowe nimba ugira inyenyeri yo guhanura hanurira amagufa hanurira igihugu hanurira abaturanyi hanurira isi hanura inyenyeri yo guhanura yake tugiye kwinjira mu birere byo kwatsa inyenyeri zo gukorera Imana mujye gukorera Imana no mu bizaro hari umurimo mujye gukorera Imana mugura imiceri y'imitanzaniya mujyane mu cyaro barya agaceri gahumura inyenyeri zo gukorera Imana zake mugura amakanzu hano muri shikagura make mujyane mu baturage bambara udukanzu nabo baberwe inyenyeri zo gukorera Imana zake waraturaga ntugitura ngo barayarya harya ubundi wigeze ubona Imana iza kuguruka ngo yize kuyajyana ibintu mwamwigira n'ibiki izi nyenyeri ndashaka ko zaka tugiye gufata umwanya wo gusenga izi nyenyeri zake muvuge ngo haleluya nyenyeri zo gukorera Imana nizake mukorera Imana izabahemba nimba ukorera Imana binyuze mu kuvuga nimba ukorera Imana binyuze mu bishyimbo igura ibishyimbo bya mutiki n'ibigufi byose nabyashyushya ujyana ibiryo nyenyeri yo gukorera Imana muri wowe yake ndayakije mu izina rya Yesu reka dusenge Imana ishobora byose inyenyeri zo kugukorera mu bagore ndazakije mu izina rya Yesu inyenyeri zo kugukorera mu bagabo zake nyenyeri zo kugukorera mu basore zake haleluya nyenyeri mu bakobwa zake nyenyeri yo kuririmba ni yake buri muntu wari nasengera inyenyeri ye yari yarazimye wararotaga ntukirota nyenyeri yo kurota yarazimye senga saba Imana yongere yatse inyenyeri yawe yo kuyikorera wajyanaga ibisoreri kwa muganga ati iyo nyenyeri wafashaga abantu ati iyo nyenyeri kandi nakubwiye ko nimba nta mpano ugira tangira ukore mu mufuko uha abantu supporting abantu b'Imana bakore supporting abantu b'Imana barahari arabaririmbye bapfire mu murimo harabavuga butumwa bagumwoma nyenyeri zanyu ndazakije mu izina rya Yesu nyenyeri zo kurota ni zake nyenyeri zo guhimba indirimbo ni zake nyenyeri zo guhanura ni zake nyenyeri zo mu mwuka ni zake nyenyeri zo gurondozi zake nyenyeri zo kuvuga ubutumwa zake nyenyeri zo gufasha abatishoboye zake zinyenyeri zose zo gukorera Imana ndazakije mu butware mpabwa na Yesu imbaraga z'Imana zitekerebo reshaidekeye ya nyenyeri yo kumenya ibihe ni yake ya nyenyeri yo kuganira n'Imana yake ya nyenyeri yo gusura abatishoboye yake izi nyenyeri zanyu ndazisenge mu izina rya Yesu haleluya rize nyenyeri yawe ndayakije mu izina rya Yesu wize Imana nyenyeri yake Sofia nyenyeri yake Audrey nyenyeri yake batamuriza nyenyeri yawe ni yake Bizimana nyenyeri ni yake muhawe n'Imana nyenyeri yo gukorera Imana ni yake Witonze Jose nyenyeri yo gukorera Imana ni yake Fidelite nyenyeri yo gukorera Imana ni yake Mugwaneza nyenyeri yo gukorera Imana ni yake Mutoni Wase nyenyeri yo gukorera Imana ni yake mu izina rya Yesu haleluya
muhaye Imana inyenyeri yo gukorera Imana yake mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndayambaje inyenyeri yo gukorera Imana yake. Nzabona Imana inyenyeri yo gukorera Imana yake. Shimwa Yesu. Niyo nkuru inyenyeri yo gukorera Imana ni yake. Jose inyenyeri yo gukorera Imana ni yake katika jina la Yesu. Uwimbabazi inyenyeri yo gukorera Imana ni yake mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Ore shaire gerebo sandotai nesai wizeye Imana Olive. Imana ikugarura ibihe byawe. Imana ongeye gucana umuriro muri wowe. Za mpano zayo zigiye gukora mu buryo bukomeye. Imana ishimwe Beatrice inyenyeri yo gukorera Imana ni yake. Haha. Urusaro Ange inyenyeri yo gukorera Imana ni yake. Gracie inyenyeri yo gukorera Imana ni yake. Arisi Umutesi inyenyeri yake. Haleluya, haleluya. Marie Solange inyenyeri ni yake mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ndasenza cyane Kawera inyenyeri ni yake. Akiri inyenyeri yo gukorera Imana. Mwakira inyenyeri zo guhanura, mwakira inyenyeri zo kubwiriza, mwakira inyenyeri zo gutanga, mwakira inyenyeri zo kurota, mwakira inyenyeri reshaire gerebo sando taire kede bozaya zo gufasha. Mwakira inyenyeri zo gukora umurimo w'Imana muri ibi bihe. Zinyenyeri ni zake mu izina rya Yesu Kristo wanesheje. Amina, amina, haleluya, haleluya. Mukomere Imana amashyi menshi cyane. Muyivugirize impundu, muvuga uburyo igira neza. Yesu abahereza umugisha. Abantu mwese twataramanye muri iyi saha kuri izi mbuga zose turaba